Aime Uwimana n'umuhanzi urambi mu ruhando rwa gospel hano mu Rwanda. N'umuhanzi benshi bafata nk'ikitegererezo, ariko twifuje nka The Gospel Celebs kwegera mu bahanzi bagenzi be abo yaje barimo ndetse n'abaje bamusanga mu ruhando rwa muzika hano mu Rwanda, twumva icyo bamutekerezaho. Bamwe muri bo hari n'icyo bamwisabira. Kurikira wumva icyo batekereza kuri Aime Uwimana. Ushime ishobora byose, izuba niriva imvura nayikagwa. Nitwa Wibabara Giselle Fanny, nkaba ndi umuhanzi, nkaba ndi umuramyi, nkaba nkunda Yesu. Aime Uwimana ni umuntu nubaha cyane. Aime Uwimana ni umuntu nasanze mu muzika, ni umuntu mu by'ukuri watubanjirije, ni umuntu umaze igihe kirekire mu muziki, akaba ari n'umuntu nakwita ko ari we ari intangarugero muri industry ya gospel. Aime Uwimana ni umuntu n'inyangamugayo, umugabo w'inyangamugayo, ni umugabo uhozaho, n'umugabo w'ikitegererezo. Nicyo kintu namuvugaho cya mbere na mbere. Akenshi nagiye mbona mu rugendo tugenda tugira rw'umuziki ntabwo biba byoroshye, cyane cyane iyo ari ikintu cyitwa guhozaho, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ariko Aime Uwimana icyo namuvugaho ni umuntu wahojejeho, ari mu rwego rwa Michael W. Smith, ba Darlene mu Rwanda kuri jewe, kuko ni umuntu wahojejeho, ni umuntu uzuye ubumana, kandi mbese ahora ari constant. Ntushobora kuvuga uti Aime yarabuze umunsi bimeze gutya. Aime ni umuntu uhozaho. Aime aririmba indirimbo yo mu gitabo kumva niye, yaririmba indirimbo yahimbye kumva niye, ni wa muntu mbese umuntu wese yiyumvamo. Ngiye ni gutyo mbona Aime Uwimana. Ikindi Aime Uwimana muziho ni umuntu w'inshuti, ni inshuti nziza, ni umuntu ucishije make, ariko akaba agira inama zikomeye. Ni umuntu ushobora kugira inama kandi yicecekeye, adashaka no kugaragara. Mu bikorwa bye abikora yicecekeye, ariko bikagira impact nini ku Banyarwanda. Ubwo ntabwo nzi ko tugihuriyeho, ariko je navugaga nkanjye, ariko niba tugihuriyeho no kuvuga ngo ni ikintu kigaragarira bose. Iyo umuntu avuze ikintu mwese mukagihuriraho, nuko mwese mugihuriyeho nyine ariyo impact yagize. So kuba ari inyangamugayo, Aime ni umuntu, sinzi ko Aime ari umuntu anakubeshya. Sinzi nabyumva ahantu Aime yambuye umuntu cyangwa se yagize nabi cyangwa yabwiye nabi. Aime ni inyangamugayo nyine, kuri ngewe ni inyangamugayo muri mbese afite indangagaciro za Gikristo nyazo nicyo nashimangiraho. None se Fanny, ni nk'iki cyakumaritse kuri Aime? Soit ari imbere, ari kuririmba cyangwa se ari gucuranga, ni nk'agaki uvuga uti hari akantu muri muzika rwose Aime gatuma mpora numva ntakibagirwa? Ikintu cyamaritse kuri Aime ni cyane cyane nukunaca bugufi. Muzika ni nziza, twese turaririmba, ariko hari ubumana afite budasanzwe. Ikintu kimumarika ni ari kuri stage, uburyo avuga, uburyo yitwara kuri stage no hanze ya stage, ubona ari kimwe, bifite balance. Ntabwo ari abantu babiri batandukanye. Akenshi iyo umuntu yari umuperformer, afite ukuntu uburyo agaragara kuri stage bitandukanye n'ukuntu hanze abagaragara. Bitari bibi, kuko biba bitewe n'uburyo performance yabimeze. Ariko Aime ahora ari constant, uburyo ubona kuri stage yafashe gitari, iyo yivugije wumva ari ikintu gishyashya, ari ikintu kindi kije. Nkeka ko ari wa mwuka nyine, ari umwuka wera ubumanutse nyine, umva urabyumva. Ngiye n'icyo kintu mubonaho cyane. Ikindi cyamanitse kuri Aime ni umuntu w'abantu bose, waba ushaje, waba ukuze, waba uri mutoya. Aime yigize kumamagara umunsi umwe, naratunguye cyane kuko sinikekaga ko naba ndi mu bantu yashakisha. Aime yigize kumushakira, avuga ati ndabizi ko uri umuririmbyi mwiza, ndabizi ko ufite ubushobozi, ndabizi yuko ufite ubushobozi muri wowe udashobora no gukeka, ndagushaka muri studio. Icyo gihe afite studio ye ahantu ku Muhima, ahantu bari batuye mu rugo, afite studio mu rugo. Anjyana muri studio ye, turicara twandika indirimbo nyinshi pe, turandika tijya hari ajya kuri arampushinga. So nicyo kintu ntigize nkeka kuri Aime. Sinumvaga atari umuntu ushobora kugusunika, ariko Aime iyo bibaye ngombwa aragusunika, cyane cyane iyo ifite ikintu akubonamo gifite
gifitiye ubwami bw'Imana agaciro, aragusunika rwose, kandi nabonye nicyo kintu namukundiye, nahise mbona ko ari umuntu w'abantu bose, uciye bugufi ariko w'abantu bose. Ikintu nasaba Aime w'Imana, Aime niba uri muranyumva, icyo nagusaba nuko wakomeza ukatubera uwo muyoboro, kuko uwo muyoboro urakenewe. Abantu barambye mu muziki, ariko cyane cyane barambye mu gakiza kandi bagifite iyo leadership mu gakiza ni bake. So niba tugufite n'iby'agaciro, aho gaciro turakakubonamo kandi uri uw'agaciro kuri twebwe, numva wadufasha ukabikomeza, ndetse ukatubera nka Dawidi, ugakomeza uhererekanya iyo mpano, ukagenda uzamura n'abandi bana bato barimo barazamuka. Abahanzi bakwitezeho runini cyane, kandi u Rwanda rukwitezeho runini. Nuba aricyo nakwifuza kubwira Aime. Indirimbo nkunda ya Aime nivuga ngo urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe rishizwe hejuru. Ndayikunda cyane, niyo numva ngiye mu mwuka wo kuramya. So Aime turagukunda cyane, kandi turatwishimiye cyane. Imana ikomeze guha umugisha n'umuryango wawe. Akoze cyane.